basenge maze nibamara gusenga basengera umugisha uko urugo zabo zagendwa, basengera umugisha uko abandi bababera umugisha nabo bakabera abandi umugisha, maze umugisha ukaba mwinshi. Turajyana ukabana na bose, abapagani n'abakristo, abana abakuru, ukabana na bose, maze iyo migisha yose ikaguhundagaraho. Icyo kintu kinezeza umuryango. Umuryango tuzakomeza tuwuganireho, tuwugarukeho, kuko hano hanze hari ibikomere byinshi cyane bitewe n'umuryango. Birakomeye cyane, birakomeye cyane. Turi kujyana. Sinzi niba nababwiye ibitekerezo byinshi. Umugabo abwiye umugore we ngo ihangane, genda mu isoko ugura ibikoresho, ugura utuntu, akira amafaranga, ugura ibintu bihagije, maze tuye gusura mama. Umugore aragenda. Abagore ni babi, bajye babyemera. Agarite twabizanye. Abagore ari ukuntu bahinduye misi. Rwose babyara abantu ariko hari uburyo bica ibintu. Bajye bagerageza. N'abagabo ni babi, barahari benshi babi, ariko abagabo baragera. Mana we, hari umumama wigeze kumbwira ijambo. Nabyumva azamenya uwo ari we, simuvuze ko ni umumama mukuru, ntago ndamwubaha sinavuga izina rye, ariko yambwiye ijambo numva ndarishimye cyane, ndanamushimira hano. Nabyumva azamenye ko mushimiye rwose, kandi azaharanire kugira ikintu mu mutima w'ikizima. Yarambwiye ati Nkusi, kubwiza ukuri abagabo 98% babishatse bakabiharanira bazajya mu ijuru. Turi kujyana. Abagore basobanukiwe ko abandi bagore bakomerewe imitima igoye yabo. Arambwira ati ariko abagore nubwo twabiharanira dute, ati kuzajya mu ijuru biracyatugoye cyane abagore, kuko afite ibikomere by'abagore bagenzi be, azi ibyo abagore babamo, azi ibyo abagore bakora, azi uburyo abagore bica imitima y'abana babo bakabangisha. Umugore udashobora gutinya kuba yakwangisha umwana papa we umubyara, ni gute yatinya kwangisha umwana w'umuturanyi cyangwa n'undi wese? Nukuba rero dukomeze dutyo. Hanyuma uwo mupapa abwiye umugore barayigura ibyo agura mu isoko, bajya gusura mama, ngo ashaka ko basura mama. Umugore we agera ni mama w'umugabo cyangwa nyirabukwe, aragenda agura utuntu duke cyane tw'amafuti. Abagore benshi ntago bubaha ba nyirabukwe nk'uko bubaha ba nyina, ahubwo bumva imitungo y'abagabo babo yose yajya iwabo kwa ba nyirabukwe b'abagabo, ariko ntago bubaha ba nyina b'abagabo nk'uko bubaha ba nyina. Ntago bibaho. Hari ubwo bubaha ba sebukwe nk'uko abagabo bubaha ba sebukwe. Abagore kubera iki? Abagore mwajya mugira umutima harya ngo umutima umuhanaro ntiwuzura igituza. Nukuri rero. Hanyuma uwo mugabo abonye wa mugore guza utuntu duke arabyemera, ati ubwo ari byo wagennye nta kibazo, abagabo niko tumera. Ati ngwino tugende. Amupakira mu modoka, umugabo arayitwaye tiri. Umugore agiye kubona abona umugabo ari kwerekeza iwabo kwa nyina w'umugore. Umugore ati reka sigaho, ati ko munsi ukomeze ugiye gani wacu niki? Ati none ko navuze dushaka gusura mama. Ati reka ngiye mama we ni mama wanjye, ndamukunda ndamwubaha. Tiri umudamu agiye kubona abona bageze iwabo kwa nyina. Ati mugabo wanjye wari kumbwira ko ari iwacu tugiye, ko ari kwa mama. Ati utu tuntu ati z'amashabiri, akagafuka k'ibishyimbo, ati zo mama urabona ari bufata ate? Umugabo ati none mama wanjye we ni usuzuguritse, nukumeze koko, nuko kumba umeze, niyo kamere yawe, nukumeze ko burya kumbi nukumeze. Ati none mama we kuki akwicyo gisuzuguriro, kuki mama batakubaho nk'undi mubyeyi? Ati kandi ngiye bose mbita ba mama. Ati mabukwe harimo mama na mama ni mama. Ati ni mama w'ubukwe, ntago namusuzugura, sirasuzugura mama wawe, ndamwubaha nkuko nuba mama nawe yaba byagushobokeraga. Rero babyeyi nyabuna ibyo sibyo. Umumama babyinjije atangira gusaba nyina imbabazi, gutubabarire ngo niko nyabuna. Imibanire subira muti imibanire y'abantu n'abandi, uburenganzira bukwiriye. Imibanire hagati y'abantu, uburenganzira bushoboka. Imibanire uburenganzira bukwiriye kandi bufatika. Nyamara imibanire yazatuma abantu bagera kuri byinshi bikomeye. Ahatari ubumwe nta gikorwa, atari umwe nta gishoboka, nta terambere ku badashize hamwe.
reka imibanire yogezwe kandi ihabwe umugisha. Guhera uyu munsi twese twubahe imibanire myiza. Oh yes, 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 Mataru TV show. Nitwa nde? Mvugira uti nitwa nde? MC Nkusi. Yes, nawe ubwawe rega wabyivugira. Ntabwo ari ngombwa gusa nagarutse. Mataru nanone vraiment murabona ko tugarukanye izindi courage nyinshi, ariko tugarutse nanone mu gika gikwiriye kandi gitunganye. Rwose nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo gusubira inyuma. Rwose umurimo n'umurimo. Hanyuma ndahera ku kibazo kimwe, ntabwo ari cyo abantu bazagitangira comment zitandukanye kandi nziza, cyangwa se nimbi I don't know, I don't care. Ese gutanga ibitekerezo kuri YouTube ni ikosa? Kuko mbibarije iki, wenda cyangwa nzabivuge nyuma yuko mutanze ibitekerezo byanyu. Nzavuga impamvu bibajije, kuko sinzi abantu bose ntabwo babivugaho rumwe. Hari abatekereza hari ko gutanga ibitekerezo kuri YouTube wenda ari uburara. Hari abatekereza ko gutanga ibitekerezo kuri YouTube ari ukwibonekezwa. Hari abatekereza wenda hari ko gutanga ibitekerezo kuri YouTube ari ukwishyira imbere. Vraiment nshatse kubabaza, to be honest, muzatubwire ese gutanga ibitekerezo cyangwa ibiganiro kuri YouTube ese harimo ikosa? Bigaragaye nabi? Ese hari icyo bihinduye ku mibereho y'umuntu? Hari icyo byicaze ku bunyangamugayo bw'umuntu yagiraga? Muri iki gihe mbona inzego nyinshi zinyura kuri YouTube, ari abakina politiki, ari abigisha inyigisho z'iyobokamana, arabigisha. Ntekereza ko YouTube ngira ngo nta ubunyangamugayo, ntaho yica ubunyangamugayo bw'umuntu iyo umuntu abikoze mu buryo butarimo gutukana, nta bitutsi, nta sinzi ahari wenda ko ari bishyashya, wenda hari bitewe n'uduce n'imico y'abantu, harabagira ngo hari wenda niki, ariko I mean ko ntekereza ko I dig dig yeko bitekereza mbona nta kibazo kirimo rwose cyane. Rwose mvugira uti I dig dig, ubwo urabuvuze uti ndumva nta kibazo kirimo. Rero ibyo ntacyo bitwaye, buri wese yabifata uko abishaka bitewe n'uko ubwenge bwe bumutegeka, cyangwa se bitewe n'uko kamere ye ikomeza ibintu, cyangwa se inabyoroshya, ariko icyo ntabwo ari cyo kigenderewe. Uyu munsi rero uti uriya mugabo noneho agarukanye iki? Uyu mugabo ureba rero, uyu mugabo ureba uyu munsi ari wakubwiye n'amazina ye, agarukanye ikintu cyitwa imibanire. Imibanire turajya mu nzego zose, turajya mu nzego zose tuze kureba urwego rukuru ruruta izindi nzego z'imibanire. Oh yes. Imibanire rero reka mbanze nyivugeho. Hari icyo bita imibanire uburere mbonezamubano. Umuntu abwiye guhera ari umwana. Imibanire umuntu ari mu mashuri agomba kubana n'abandi, yaba ari umwana yaba ari mukuru. Abarimu bagomba kubana neza n'abanyeshuri, abaturage bagomba kubana neza n'abayobozi, abayobozi bagomba kubana neza n'abaturage, abashakanye bagomba kubana neza, urugo rugomba kubana neza n'izindi ngo, umuntu atuye agomba kubana neza n'abandi baturanyi. Ese kubana neza niki? Ese imibanire niki? Yes, no kubana nabi ni imibanire, ariko se ni imibanire imeze ite? Mibi. No kubana neza ni imibanire, ariko se ni imibanire imeze ite? Myiza. Turi kujyana. Abantu rero babanira umuntu bitewe n'uko bishatse, cyangwa umuntu abana n'abandi bitewe n'uko nabo bishatse. Rero imibanire turagira ngo tuyivugeho. Imibanire turebe twabayeho abana twese,
mu bwana hari ubwo umuntu aba atuye muri karitiye biratuma nkumbura Afurika kuko muri Afurika ntabwo abana birirwa bakigiranwe mu mazu. Muri Afurika ntabwo abana baheranwe n'agahinda. Muri Afurika ntabwo abana bakumbura hanze, umwana ngo ubone ashaka gusohoka mu nzu yirukanka nk'itungo, kuko hanze barahakumbura ni nk'abageni. Abana mu bihugu by'amahanga bakumbura hanze pe, ku buryo abana baririmba ngo let's go to the park, we wanna go to the park, kuko kuri parike ubundi ntabwo bazi ko mu bihugu by'iwacu muri Afurika muri parike habaho inyamaswa, ntabyo bazi rwose. Inaha abana baruhukira mu maparike, ariko ni amaparike yabugenewe abana bakiniramo. Ni nk'uko twavuga ibibuga by'imipira muri Afurika, ariko inaha ntabwo n'ibibuga by'imipira inaha biba biri mu maparike, za basikete, za vore, amazi, hari ibintu bakora binyanyagiza amazi akaza akajya ku bana bakanezerwa cyane nko mu gihe cy'ubushyuhe, kuko haba hashyushye cyane muri bihugu by'amahanga, abana ugasanga banezerewe. Imibanire rero, abana bakenera kubana n'abana bagenzi babo, abasore bakenera kubana n'abasore bagenzi babo, inkumi zikenera kubana n'inkumi ngenzi zazo, abagabo bakenera kubana n'abagabo bagenzi babo, abagore bakenera kubana n'abagore bagenzi babo, abakecuru bakenera kubana n'abandi bakecuru bagenzi babo, abasaza bakenera kubana n'abandi bashaje bagenzi babo, abakristo bakenera kubana n'abandi bakristo bagenzi babo, abakinnyi bakenera kubana n'abandi bakinnyi bagenzi babo, abapagani bakenera kubana n'abandi bapagani bagenzi babo. Ariko bajya banarenzaho bakanabana n'abakristo. Hari igihe abakristo bo kubana n'abapagani batari cyane, ariko abapagani babana n'abapagani bagenzi babo, ariko bagahindukira bakanabana n'abakristo. Gusa abapagani barijijisha, bambara imyambaro ibiri, bashaka kwambara umwambaro wa gipagani bakanambara n'uwa gikristo icyarimwe, ku buryo mu yindi minsi yose akaba ari umupagani uje ibyangombwa. Ku munsi wo gusenga nawe akambara neza, agafata Bibiliya akajya gusenga nk'abandi. Abapagani bafata impe ebyiri, buriya barajijisha, kandi ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ibyo byose turagira ngo tubivugeho mu ncamake. Abana babana barwana ariko ntibatandukana. Abana barabana pe, bakabana barwana, basarikana, bahanganye, batukana, bakarira. Nta kirira nk'abana, murizi ko amarira y'abantu benshi ashirira mu bwana. Nta kirira nk'abana, bararira bigatera iseseme. Ariko burya babitoza kutazarira barabaye abantu bakuru, uko ari amarira batarize kare bazarira ari abagabo. Ibaze nawe kubona ikigabo gihora gihendeza, byaba ari ikibazo gikomeye. Ibaze kubona abagore bo bararira, nibisanzwe ko ntago barira muri rusange, barira mu ibanga, bariherera bakarira. Ngo babishyura inka ya Nyangara, ariko njya numva uwo Nyangara simuzi, n'inka ye sinyizi, ariko iyo nka iragatsindwa n'Imana ateye abantu amarira, nayo ntabwo ari nziza. Ubundi inka imara amarira kuko umuntu wakarize anywa amata akamera neza, akagarura ubuyanja. Rero abana bararira ariko barakomeza bakabana. Umwana warwanye n'undi uyu munsi, watewe undi buye, bajya kuryama barize, ejo mu gitondo amarira yashize bakabyibagirwa, bakongera bagakina. Ngaho abana ntibagira inzika, abana ntibagira ibyo bintu byo kubika ku mutima ngo bavuge ngo ejo agaruka afite inzika ngo arakubita mugenzi we. Oya, ngaho aho Yesu yahera avuga ngo nimutagira umutima nk'uw'abana bato, ubwami bw'Imana ntimuzabukandagiramo. Abana bato ni ntama z'Imana, ni imfura za Nyagasani. Rero tuvuye ku bana, abana barakura bagasoreka, abasore barabana. Ugasanga abasore babiri bahuriye ku mukobwa we bakamutereta bose, ariko ntibabipfe. Abakobwa barabana bari mu rugero rumwe budukumi. Abakobwa umwe akabwira ati ndishaka runaka aranterese, n'undi yamwira ati nangize ko yanterese, bakabateta wa mungu yiruka mu bakobwa benshi, ariko ntibibateranye, nishwe. Aha, icyo cyiciro rero nacyo tukiveho cy'urubyiruko. Urubyiruko rubana neza, ndetse ibihugu byinshi binavuga ko urubyiruko arizo mbaraga z'ibihugu. Turajyana noneho icyo cyiciro tukirenzeho cy'abasore n'inkumi, tujya mu cyiciro cy'abashatse ingo. Ariko ingo bavandimwe, hatabayeho kwitwararika
aho bitandukaniye ingo rero, ingo urugo rumwe ntabwo ruba rugizwe n'umuntu umwe, ruba rugizwe n'abantu babiri, abake ni babiri. Burya urugo ni umugabo n'umugore, kuko bashakana abana badahari. Ntabwo mujye bumvikana abana baba babyumva, abana baza nyuma bagasanga ibyo bumvikanye aribyo bizabagenga, ariko baramaze byumvikanye mbere cyane abana batarabaho. Turajyana rero urugo ko rugizwe n'abantu babiri kugira ngo bahurize ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo tuzabana nande, tuzahuza nande, ese bizagenda gute? Icyo kintu kirananirana cyane mu rugo, kikaba ihurizo, kikaba cyanateranya abashakanye. Turajyana, kikaba cyanateranya abashakanye muri uruhe rwego? Kubera ko hari igihe umugabo aba yarashatse umugore, umugabo akunda abantu, akunda no gusabana, cyangwa se umugore akunda abantu, akunda no gusabana. Umwe muri bo mu bashakanye agashaka ko uwo bashakanye ahinduka. Niba yaramushatse yarigize umwana w'intama, yambaye agahu k'intama, bamara gushakana muri ko byarangiye akamwiyereka uko ari wese. Niba yaramubeshye ko azakunda abantu, bamara kubana akamwereka ko burya adakunda abantu na gato, ko bitamubamo. Niba ari umugabo akasanga kwanga abantu bibaye intambara, ntakunda abashyitsi, ntakunda ko bakira abantu, ntakunda ko, mbese ugasanga umwe muri bombi afite kimwe undi adakunda. Uko ni babiri bihuje, umwe avuye iriya n'undi avuye iriya. Hanyuma rero ugasanga runaka niba yakundanaga na runaka, undi arabizambije abineyemo, hanyuma bikazamo agatotsi. Ka gatotsi bagashaka, niba kakamera nk'ivunja, bagashaka ko bazarihandura, bikananirana. Ariko nyamara icyagakwiye nuko byakavuze ngo uyu nguyu afite azanye ibye, n'uyu azanye ibye, ahubwo hazabeho management nziza yo kubijira byombi, ariko ntihabeho guhindurana. Umwe ngo aze niba ari mubi yigishe n'undi muntu kuba mubi pe, hanyuma usange cya kintu kibi, kuko kenshi nimwitegereza ikintu kibi, kuko Satani ni umugome, arakora cyane kugira ngo aneshe, nyamara arabeshya, ntabwo anesha, si umuneshi pe. Ugasanga umwe niba akunda abagendera urugo, undi we kamere yaramubase, ntakunda bakanagera ku muryango we. Nyamara uwo ni umudayimoni uba mu muntu ariko atabizi, aba akwiye gusengerwa rwose. Ugasanga undi wenda nawe afite umudayimoni wenda nawe wo gukunda abantu cyane, ku buryo byazamumaraho n'umutungo we. Ntamye ko umutungo uzatunga wowe n'urugo rwe, ahubwo akaba yamarira umutungo we mu kwereka abandi ko abakunda. Hanyuma gukunda abantu ukirenza nabyo ni ubwenge buke. Turajyana rwose, kuko yego Bibiliya iravuga iti ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bimwe mu masomo arusha ayandi gukomera, gukunda mugenzi wawe nk'uko ugenza ute, nk'uko wikunda. Ariko ntabwo byoroshye. Umwami witwa Dawidi yagize atya, yifuza umugore wa mugenzi we, arangije aramusambanya. Amaze kumusambanya, abonye ko byakomeye, yica wa mugabo wa mugore kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Kubwo kwifuza wa mugore, nawe bati ubwo uri yapfuye umugore azasigara ari uwanjye, none nzamusigarana byuzuye. Turi kujyana. Urumva ntabwo yari akunze mugenzi we nk'uko yikunda. Ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, wavuga uti uriya mugore niba ari mwiza, ariko nta ni mwiza ku mugabo we, nawe yamushatse kuko ari mwiza, yaranamwirebeye, yananze kumureba. Rero ubwo reka mbaraharire uburenganzira bwabo, nanjye uw'Imana yamaye n'uwo, ubwo nanjye reka ndyoherwe n'ibyo, hanyuma nanjye uwanjye mbere mwiza. Ariko kutanyurwa, kwifuza iby'abandi, kwifuza ibya bagenzi banyu, nyamara ngo nuwaguha iby'isi byose, ariko uri umuntu utazanyurwa n'uburi ntabwo wanyurwa. Rero imibanire
ngeze ku rwego rw'imibanire rw'ingo n'izindi byo biba igitangaza, ariko bidakuyeho ko mu mibanire y'ingo n'izindi hajya habaho n'akagambane. Ukaba waturana n'umuntu mwapfa akantu gato cyane, wenda anariwe kakomotseho, uko nta muntu ukunda kwigira mubi, cyangwa se nawe kakomotseho, uko burya hahirwa bemera ibyaha byabo, uko bo barabibabarirwa bakabisabira n'imbabazi. Amen. Rero ari nawe byaturutseho, ariko wagera ikibazo n'umuntu utajya ushobora kurinda amarangamutima ye, cyangwa utazi kurinda ururimi rwe, akabyamamaza, wenda akaba afite n'ubuhanga bwo kwangisha abantu abandi. Hari abantu bagira ubuhanga bwo kwangisha abantu abandi, ku buryo mu cyumweru kimwe yaba kwangishije abantu 20 cyangwa 30. Hari abantu bagira ubwo buhanga, nyamara mbabwire, ni ubuhanga bubi, burakuganisha mu muriro, ni kuzimu. Gutandukanya abantu aho kubahuza nta mugisha bikuzanira, rwose birakuzanira umuvumo, ni umudayimoni. Niyo mpamvu ngiye nkunda kuvuga ibintu ubona nsa nkaho nakarishye, cyangwa uko bigeze ku mibanire y'abantu n'abandi. Mu by'ukuri abakagombye kuba beza nibo bahinduka babi, kuko batabasha guhagarara mu mwanya wo kwirirwa bari kwanganisha abandi. Ba bantu banganisha abandi, baryanisha abandi, nibo bantu bagira inshuti cyane. Buryo uzasanga umuntu udakunda kwinjira mu bintu by'amatiku n'amazimwe no kwanganisha n'inzangano n'uburyarya n'uburiganya, buryo uwo muntu ntajya agira inshuti. Niyo mpamvu uzasanga abantu b'abakristo bibera mu madini, bibera mu gusenga, bibera mu kwambaza Imana, mu kuramya rurema, burya kenshi ntibajya bagira inshuti nyinshi, kubera nta mwanya bafite w'uburiganya n'amatindi yo hanze aha. Kubera iki? Abantu babona nibataganira iby'amazimwe, runaka yakoze ibi, runaka yakoze ibi, yemwe ntiwareba baricanye ba runaka yanganye na runaka, barashwanye. Ibyo kuko utabijyanira umuntu wibere mu ijambo ry'Imana, wasobanukiwe neza ko ururimi rwe agomba kururinda, akarwambika umwambaro wera, kugira ngo azajya mu ijuru adacumujwe n'ururimi rwe, akaba turamura ko tuzabona iyo tuganira, nzabana nawe nte. Rero umunyabyaha ahunga ntawe ugenje ute, ntawe umwirukanye. Ugasanga umuntu abantu baramwirinda kandi nta cyaha yabakoreye, kubera gusa ari mu murongo ugororotse, ari mu nzira ikwiriye. Ati se nzabana nawe, nzamubwira iki? Nzavugana nawe iki se? Nzamubwira iki se? Ko ibyarya ntabirya, ko arya byiza nye nkarya bibi, ko ndya ibyanduye akarya ibyera, ko nzaganira nawe ibiki? Turi kujyana muri kumva imibanire, ugasanga habaye udutsiko, ababi bishyize hamwe bagafata umwanzuro wo kurwanya abeza, kandi abeza bo nta mwanya bafite kurwanya ababi, ahubwo bashaka kubiyegereza ngo babahindure nabo babe beza. Turajyana, ariko kubera ko ngo ikibi, sinzi waririmbye ngo nta kibi kiwegera cya kwanduza ibyiza, niwo waba amahoro, mbese nanditswemo. Buriya ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Mu mudugudu wera, mu mazu yera de, ese nzaturayo? Ese nanditsweyo? Ibaze, kubera ko aho hantu nta kibi kihegera, uko cyakwanduza ibyiza. Ariko wari wabona igishyimbo kiboze, iyo bagishyize mu bindi bishyimbo bizima kirabiboza byose. Ese ni ukubera iki? Niyo umuntu afite ingeso mbi, yafite akarimi k'uburyarya gateranya abandi, kagenda kavuga ibibi, kagenda kavuga, kandi abantu bavuga n'ibyo baranarunguruka, birirwa bumviriza iby'abandi kugira ngo azabone icyo avuga. Mbega ururimi nk'urw'inzoka, akarimi k'inzoka, uburyo ubona kagenda buri gihe kagira gatya, kaba kagira ngo kuko kuzuye ibyaha. Reka umugore koko acumuzwe n'inzoka, ari n'urwego banakurikijeho inzoka, uburiganya, ururimi rw'uburiganya, amatindi, ururimi rwo kuvuga ibibi gusa, ntibabone ibyiza. Kandi ibyo bintu kenshi umubare munini bigira igitsina gore. Hari n'abagabo bameze gutyo, bameze nk'abagore, nabo bagira menshi, bateranya cyane, birirwa bavuga iby'abandi nkaho ibyabo byatunganye cyangwa barangije ibyabo, ariko mu by'ukuri nta mumaro bigira.
nta mumaro bigira. njye rwose sinzi, buri wese, twese turi abanyabyaha. Bibiliya iratubwira ngo twese twaracumuye twashikira ubwiza bw'Imana, ariko iyo bigeze mu mibanireho ubona ko neza bigoye ko abantu bazajya mu ijuru. niba inzira ijya mu ijuru inyura mu irembo ry'umuturanyi wawe, biracyagoye cyane. niba kubabarirana kutakiriho, kujya mu ijuru biracyagoye cyane. niba udashobora kubabarira umuntu mugenzi wawe, inshuti yawe, mwatandukana bikaba birangiye, umuturanyi wawe mwagirana ikibazo bikaba birangiye, mutasabana amazi, mutasabana umunyu, ibyanyu kujya mu ijuru murarushwa n'ubusa. rero ibyo byose biri mu bijyanye n'imibanire. Ntabwo uzajya mu ijuru kubera kunze ibiryo cyane, uri nguvu utumba, ukunda kwirira pe. Hari abantu bagira peti, pour un bon exemple, ndimbati yatamira ikirayi ukabona koko kiramuryoheye. n'abandi hari abantu bandimbati ni benshi, ntabwo ari umwe si babiri. hari abantu bagira peti ku buryo babuze ibyo kurya barya n'umwana, rwose barya n'umuntu ku buryo abuze ibyo kurya akanya gato, mu rugo intambara yatera, induru zikavuga mu rugo, amahoro akabura, kubera inda ndende, inda nini, inda ndende yishe nyirayo, inda mbi. ariko ntawamurenganya ni Satani baramuhaye iyo nda yo kurundama kumva ituzura. inda ni ikintu kibi, yo gatsindwa n'Imana, icumuza abantu, irahemuza. ariko byose tubimenye, kiruta byose ni imibanire. hari imigani iboneza imibanire myiza, aho baciye umugani ngo ahatari umwaga ngo uruhu rw'imbaragasa rwisasira bane. ariko imbaragasa murazi uko ingana? ninde muntu uzi imbaragasa uko ingana? abenshi ntibanayizi. imbaragasa akantu, agashishi karuta imbaragasa. imbaragasa ni akantu gato, nta nubwo ari agashishi, oya pe, ni akantu gato cyane. ngo ariko ngo uruhu rwako, harabyavuga ngo uruhu rw'urukwavu, haravuga uruhu rw'imbaragasa. ariko kugira ngo berekane ko ahari umutima mwiza byose bishoboka. rero iyo ngeze kuri ibyo bintu by'imibanire y'ingo n'izindi, ni ukuri reka mbabwire, hari ikintu gitera agahinda gakomeye cyane. reka mbabwire agahinda abantu barwaye, ingo zirwaye, inshuti zirwaye. ugasanga umuntu abashakanye, umugore n'umugabo, kuko bombi bemeye kuba umuntu umwe agakora icyaha n'undi akakigenderamo. ugasanga umuntu niba akunda abantu akihangana, atari Mana yanjye, uyu mugisha agasenga cyane ngo urugo rwe ruba umugisha ku bandi, n'abandi bababera umugisha, abantu bungukire ku bandi. undi mupati nawe, undi bashakanye akanga, umwe akifuza umugisha, undi akifuza umuvumo, akanga pe. mwari muzi ko hari abantu banga umugisha? mwari mubizi? mwari muzi ko hari abantu banga umugisha bakifuza umuvumo mu mwanya w'umugisha? ugahendahenda ngo imibanire myiza ize mu bandi, amahoro atungane, ibintu bigende neza. undi akanga ati nge abo simba shaka, nawe uzagenda ubane nabo, nushaka uzandeke wigendere, ngewe abo nguhaye uburenganzira, genda ushake ntuzagaruke, ariko ugenda ubane nabo ukunda. ariko ngewe no. uzi umuntu ukubwira ngo no, sinshaka gukunda, nge nta rukundo mfite, nge wimbwira urukundo ko ntarwo ngira, wibimbwira, uwo muntu wamugenza utari wowe. abo bantu barahari benshi cyane mu ngo, cyane. ariko ugasanga umugabo yarahendahenze, umugore akanga, ugasanga umugore yarahendahenze, umugabo akanga. hari n'ingo nyinshi abagabo bavuga, usanga abagabo bamwe bavuga ati ngengera muri wa rugo kuko kwanga gutera agahinda uriya mugore ugakunda abantu, mbona ndihangana nkagerayo. abandi bati turihangana tukakandagira kuko uriya mugabo ntako atagira, ariko umugore we ni inyamaswa. yemwe mw'abantu, mujye mureka abantu bagire kwihanganirana, abantu bagire guhinduka, maze abantu bagire bifuza uko urugo zabo zagendwa, basengera umugisha wuko abandi bababera umugisha, nabo bakabera abandi umugisha, maze umugisha ukaba mwinshi. turajyana
ukabana na bose, abapagani n'abakristo, abana, abakuru, ukabana na bose, maze iyo migisha yose ikaguhundagaraho. Icyo kintu kinezeza umuryango. Umuryango tuzakomeza tuwuganireho, tuwugarukeho, kuko hano hanze hari ibikomere byinshi cyane bitewe n'umuryango. Birakomeye cyane, birakomeye cyane. Turi kujyana. Sinzi niba nababwiye ibitekerezo byinshi. Umugabo abwiye umugore we ngo ihangane, genda mu isoko ugura ibikoresho, ugura utuntu, akira amafaranga, ugura ibintu bihagije, maze tuye gusura mama. Umugore aragenda. Abagore ni babi, bajye babyemera. Agatwe twabizanye. Abagore hari ukuntu bahinduye misi rwose, babyara abantu ariko hari uburyo bica ibintu, bajya bagerageza. N'abagabo ni babi, barahari benshi babi, ariko abagabo baragera. Mana we, hari umumama wigeze kumbwira ijambo, nabyumva azamenya uwo ari we, simuvuze ko ni umumama mukuru, ntago ndamwubaha, sinavuga izina rye, ariko yambwiye ijambo numva ndarishimye cyane, ndanamushimira hano. Nabyumva azamenye ko mushimiye rwose, kandi azabiharanire, azaharanire kugira ikintu mu mutima we kizima. Yarambwiye ati, Nkusi, kubwiza ukuri abagabo 98% babishatse bakabiharanira bazajya mu ijuru. Turi kujyana. Abagore basobanukiwe ko abandi bagore bakomerewe, imitima igoye yabo. Arambwira ati, ariko abagore nubwo twabiharanira dute, ati kuzajya mu ijuru biracyatugoye cyane abagore, kuko afite ibikomere by'abagore bagenzi be, azi ibyo abagore babamo, azi ibyo abagore bakora, azi uburyo abagore bica imitima y'abana babo bakabangisha. Umugore udashobora gutinya kuba yakwangisha umwana papa we umubyara, ni gute yatinya kwangisha umwana w'umuturanyi cyangwa n'undi wese? Ni ukuvuga rero dukomeze dutyo. Hanyuma uwo mupapa abwiye umugore ngo yagura ibyo agura mu isoko, bajya gusura mama, ngo ashaka ko basura mama. Umugore we agera ni mama w'umugabo cyangwa nyirabukwe, aragenda agura utuntu duke cyane tw'amafuti. Abagore benshi ntago bubaha ba nyirabukwe nk'uko bubaha ba nyina, ahubwo bumva imitungo y'abagabo babo yose yajya iwabo kwa ba nyirabukwe b'abagabo, ariko ntago bubaha ba nyina b'abagabo nk'uko bubaha ba nyina. Ntago bibaho. Nta nubwo bubaha ba sebukwe nk'uko abagabo bubaha ba sebukwe. Abagore kubera iki? Abagore mwajya mugira umutima harya ngo umutima umuhanaro ntiwuzura igituza. Ni ukuri rero. Hanyuma uwo mugabo abonye wa mugore guza utuntu duke, arabyemera, ati ubwo ari byo wagennye nta kibazo, abagabo niko tumera, ati nongo ngwino tugende. Amupakira mu modoka, umugabo arayitwaye tiri. Umugore agiye kubona, abona umugabo ari kwerekeza iwabo kwa nyina w'umugore. Umugore ati reka sigaho, ati ko munsi ukomeze ugiye gani wacu niki, ati none ko navuze dushaka gusura mama, ati reka ngiye mama we ni mama wanjye, ndamukunda ndamwubaha. Tiri umudamu agiye kubona, abona bageze iwabo kwa nyina. Ati mugabo wanjye wari kumbwira ko ari iwacu tugiye, ko ari kwa mama, ati utu tuntu, ati z'amashabiri, akagafuka k'ibishyimbo, ati zo mama urabona ari bufata ate? Umugabo ati none mama wanjye we ni usuzuguritse, nuko umeze koko, nuko kumba umeze, niyo kamere yawe, nuko umeze ko burya kumbi nuko umeze. Ati none mama we kuki akwicyo gisuzuguriro, kuki mama batakubaha nk'undi mubyeyi? Ati kandi ngiye bose mbita ba mama, ati mabukwe harimo mama na mama ni mama, ati ni mama w'ubukwe, ntago namusuzugura, sirasuzugura mama wawe, ndamwubaha nkuko nuba mama nawe yaba byagushobokeraga. Rero babyeyi nyabuna ibyo sibyo. Umumama babyinjije atangira gusaba nyina imbabazi, gutubabarire ngo niko nyabuna. Imibanire subira muti, imibanire y'abantu n'abandi, uburenganzira bukwiriye, imibanire hagati y'abantu, uburenganzira bushoboka, imibanire uburenganzira bukwiriye kandi bufatika. Nyamara imibanire yazatuma abantu bagera kuri byinshi bikomeye. Ahatari ubumwe nta gikorwa, atari umwe nta gishoboka, nta terambere.